nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahama kubana natwe hano ku Cyizere Family TV. Reka mbabwire ngo aho muherereye ibyo mukora byose Imana ikomeze kubibaheramo umugisha. Inshuti zacu, uyu munsi nabateguriye ingingo urebana ku mpande zombi hagati y'abasore n'abakobwa. Burya mu rukundo si ngombwa guhendahenda kuko rugenda rwizana buhoro buhoro. Bityo umukobwa numubonaho izi mvugo zimwe na zimwe zigiye zitandukanye zimwe ngiye kukubwira, uzamenye ko uyu mukobwa atagukunda. Burya mu rukundo si ugukurura cyangwa se si ugusunika. Urukundo ni urukundo rwizana mu muntu akumva kunza umuntu runaka. Ubwo rero izi mvugo ngiye kukubwira, n'uwumva umukobwa yazikubwiye cyangwa ukumva umusore yazikubwiye, inshuti yanjye, uzamenye ko uyu muntu atakigukunda, uzamenye ko yamaze kukwikuramo kera. Ni ingingo rero tugiye guhera ku ya mbere, ni ingingo zigera mu 10. Niwisangamo umukobwa mwakundanaga cyangwa umusore mwakundanaga cyangwa wifuza ko mwakundana ubu ngubu ari gukoresha izi mvugo, uzamenye ko nta rukundo agufitiye. Dukomeza no ku ngingo ya mbere duheraho, umukobwa uzakwereka ko nta rukundo agufitiye cyangwa nta n'urwo ashaka kuba yaguha, azakubwira amwe muri aya magambo. Azakubwira ko akiri umwana, azakubwira ati ndi umwana. Yaba ari umusore azakubwira ko ndi umwana, yaba ari umukobwa azakubwira ko ari umwana. Nubwo tumenyereye ko abakobwa baba bashaka gushaka abagabo babaruta, ariko uyu mukobwa azakubwira ko akiri umwana. Bityo rero uvuge ko byagenda kose se nakundana n'umwana, ntabwo bishoboka. Bityo umukureho intekerezo zawe, ariko azaba yaguhakaniye muri ibyo bimenyetso akubwiye ko akiri umwana. Mbese muri makeya, umwana agomba kubahwa. Umwana ntabwo yinjira mu rukundo, umwana ntabwo ashinga urugo. Mu gihe wowe ushatse ko mukundana kugira ngo mushinge urugo, wazakubwira ko icyo cyiciro atarakigeramo, nshuti yanjye, uzahita umenya ko atagukunda. Dukomeza ku ngingo ya kabiri, umukobwa nushaka ko mukundana azakubwira ko uzamubwira ati ndumva nshaka ko dukundana. Uwo mukobwa azakubwira ati njyewe rwose nubwo ushaka ko dukundana, njye ndumva umeze nka musaza wanjye, ngufata nka musaza wanjye, ngufata nk'uko musaza wanjye mufata. Ubwo rero ni ukuvuga ngo uva inda imwe n'umuntu ntabwo mwatekereza kuba mwabana. Uwo mukobwa nicyo kimenyetso azakubwira akoresheje amwe muri ayo magambo. Akubwire ko akiri umwana, akubwire ko agufata nka musaza we. Ngayo amwe mu magambo uwo mukobwa azakoresha. Dukomeze ku ngingo ya gatatu. Ku ngingo ya gatatu, uwo mukobwa azakubwira ko nta gahunda yari yafata. Nta gahunda yari yafata yo kwinjira mu rukundo, nta gahunda yari yafata yo kuba yashaka umugabo, nta gahunda mbega yari yafata yo kugira ngo ube umukunzi we. Icyo gihe we ntacyo yari yabona. Ese burya nuko ntabyo akeneye cyangwa nuko wowe atagushaka? Ahubwo nuko wowe atagushaka, ahubwo bari gushaka uburyo yagira ute yaguhakanira kugira ngo udakomeza kumwirukaho. Nta gahunda yari yafata, ubimenye ko nta gahunda yari yafata. Dukomeze ku ngingo ya kane. Ingingo ya kane, uwo mukobwa azakubwira ko atagukunda mw'ubwo buryo. Singukunda mw'ubwo buryo ko twabana. Mushobora kuba mukorana akazi, mushobora kuba mwariganye, ariko nakubwira ngo singukunda mw'ubwo buryo, uzamenye ko aguhakaniye. Dukomeze ku ngingo ya gatanu. Ku ngingo ya gatanu, uwo mukobwa azakubwira ko afite inshuti yindi y'umuhungu atari wowe. Bivuze ngo umwanya yakaguhaye hari abo yawuhaye. Nta mwanya afite wo kugira gute wo kuba yakundana nawe. Hari abo yakunze mbere yuko agukunda. Bivuze ngo azaba aguhakaniye. Uyu nguyu wazaba aguhakaniye bigaragarira amaso yawe, kandi nawe mu ntekerezo nubyumva uzumva ko yaguhakaniye, ko nta gahunda afite yo kuba yakundana nawe. Dukomeze ku ngingo ya gatandatu. Ingingo ya gatandatu iratubwira ngo azakubwira ngo sinjya nganira n'abahungu, haba ari aho nkorera
cyangwa n'aho niga. Ego ko nshuti yanjye, nuhura n'uruva gusenya umukobwa akakubwira atyo, nyabuneka uzamugendere kure. Uwo mukobwa nakubwira atyo uzamugendere kure, kubera ko aba ashaka kuvuga ko uretse no kuvugana nawe, saba ashaka no kuba yakureba mu maso. Si yifuza ko mwanakorana akazi kamwe, si yifuza yuko yajya ahora akureba mu maso ye. Mbese muri make nta mishyikirano na mikeya aba yumva mwagirana. Dukomeze ku ngingo ya 7. Ingingo ya 7, umukobwa azakubwira ngo nujya umuhamagara azajya akubwira ngo njyewe mugiye mu kazi kanjye, ndi ku mashuri, ndi mu mirimo, ibyo ngibyo byanjye nawe nta mwanya nabibonera keretse ninsoza akazi. Akubwire mbega muri make kwahoze. Dukomeze ku ngingo ya 8. Ingingo ya 8 tugezeho rero, uwo mukobwa azakubwira ngo nituri ku rwego rumwe nawe urandenze. Umukobwa azakubwira ko wowe musore urenze uwo mukobwa. Nusaba umukobwa kukubera umukunzi, uwo mukobwa akakubwira ko umurenze, igihe uhita wumva ko ahubwo we ahubwo yumva akurenze. Ntago ari wowe umurenze, ahubwo we arakurenze. Nuko aba yabuze uko abivuga, ahubwo azajya akubwira ati njyewe sindi ku rwego kimwe nawe, njyewe nkurenzeho. Bimenye ko utari ku rwego rumwe nawe. Ngiyo ngingo ya 8. Dukomeze ku ya 9. Ingingo ya 9, uwo mukobwa azakubwira ati njyewe burya ndifuza ko twaba inshuti isanzwe, sinifuza ko twaba inshuti idasanzwe, inshuti twabana mu rugo nk'umugabo n'umugore, ahubwo njyewe ikinshimisha nuko twaba inshuti zisanzwe nk'abandi bose nyine, nk'uko ubona abantu muri rusange muri abanyeshuri. Mbega muri make ashaka ko muba inshuti zisanzwe nk'abanyeshuri bose. None se ubwo urabyumva ute? Ntago ashaka yuko kukubwira andi magambo, arakubwira ijambo rimwe, tuba inshuti zisanzwe. Icyo kirahagije. Dukomeze ku ngingo ya 10. Uwo mukobwa azakubwira ngo njyewe burya ntago nzashaka, nzaba masera, nzahitamo kwifata, nzahitamo kudashaka umugabo. Ngibyo ibintu umukobwa azajya akubwira ko njyewe nashaka gukundana nawe, pana kukubwira ya magambo yandi burya njye singukunda, hari abandi mfite. Azakoresha izo mvugo zigera ku 10 nakubwiye. Niwisanga mu izi mvugo ugendana n'umukobwa, uzamenye ko yatangiye kujya agenda kwikuramo bucece. Mushobora kuba mwarakundanye imyaka runaka, ariko aho tugeze ubu ngubu ari kukwikuramo. Hari igihe yabonye abandi bakurenzeho, hari igihe ashaka kuva mu rukundo akaba wenyine, hari igihe runaka. Buri wese aba afite impamvu zigiye zitandukanye, ariko ni nakoresha izi mvugo uyu mukobwa cyangwa umusore uzamenye yuko yagukundaga, ariko akaba ari kugenda akwikuramo gake gake.